Abanyarwanda bati oyehe, abasena bati oyehe, abiministiri bati oyehe. Ya indi abantu babyaye tuje kuvuza impinga avuga tuje kuvuza impinga umwana wibarutse cunda. Mahoro y'Imana bana nawe bazene byabege ariko nagara amahoro ahubwo nakavuyo oya nagara urababwe ngo akavuyo kabane namwe ako bagakenewe kuko wita witonda birabireke amahoro y'Imana bana nawe bitera akajagara ahubwo sibyo gutyo bitawumva uri down ugomba kutajyana energy ari umunsi nzatangira mpasuka ntabwo bishoboka kesha haleluya akora ari kinini cyane ni kuri nge ni kinini nago Yesu we nago nge ngira akaboko kangana wambwese nkakagamigira ukareba ko ari nakagira ndakarugari do reba ngeri nta kintu buminga zima yaraganguje ubu muri famille ndayoboye bazayiba muzayimukuye ubu ndayoboye ni umuntu iwacu nta kaboko tugira ubu mama ukuntu nabaye umuhondo aritukuje twari turi kuvuga ngo urwaye umuhondo wakujyane muri neo ujye muri neo abantu babizi mutubwemba habaho neo yaresha nk'amigazi n'ukuri areba ukuntu ndi umuhondo we nukubera nyine uburi kuguma mu nzu noneho wambara ibintu byose wirirwa mu nzu buriya inzu yakubereye mukorogo je naritukuje ngiye gushyiraho noneho ya indi yitwa eyura ubundi bitemera eyura niki ya indi sheshura uziko hari umuntu nzi yajyaga yisiga akagira gutya kugira kureho tuno tuntu twavuyeho ubarasa neza yewe wisize ugakuba tuvaho n'amavuta babisiga bagashishuka gushishuka bushishuka ni kuki ngukunda ni kuki nakwihebeye ni kuki nagupfiriye ukanyereka kutanyene babarira umbwira ikimpora nonda nabo ni ora mubana nukuri indirimbo sinzi impamvu injemo umukanya yari ufite mingazi none yamushize namushize ku ruhande ngiye i Burundi abarundi rafura mu Burundi ni umuntu umwe ni ubyandika kamera se yozari ayimaye ese me ufite nimero ya Henry ego ya nayongera uza kuyibucakira reka numeze reka numeze tutarashya tatuwaje ndayikunda none iyi mingazi mafite ego simana sinakubwiye cyagiye turi mu rwanda ngiye gushyira hindi ariko birashoboye sha ndayikunda ariko kuyishyiraho mba numva ari ubundi buzima butabaho ntago nabishobora nyine Zansi wari ariko naga nzayishyiraho nzayishyira aho nyine aho herekanye rero udutsatsimba mfite noneho kano gakunda ko aho nzagashyiraho ariko ahangaha washyiraho baza ngo azahanditseho warasoje kubenura kubera nyine hano haboro bajya none se bakubisemo kiriya kintu bigakubitana n'ibi kandi harimo imiti bikabyimba ntacyo byareba abantu bitereshejwe neza ukuntu biratisha reka mbwiye gahunda ya nyuma nshaka kuzakora ni iyi ngiyi y'iyi gahunda yego kera kabaye kugira ngo wica abazima ceceka oya njye si iyo nzashyiraho njye nzashyira imwereke yayindi iyi ni imwe iyi ikaba iya kabiri iyo noneho mana niyo ngiyo ufite noneho wowe byafitinga neza n'urubyaro ufite n'urubyaro yego sibyo 1 2 3 kami gutya nubwo izi zaba zisa ariko wazikora
ngenza zishyiraho ziri kandi wapayutse nta ndwara nabibona none ngiye ikintu nabona ko iyo ari abantu bane iwacu amatariki agiye ahura njye na Skyla na Kiyaha na papa mu kwa 12 mu kwa 2 mu kwa 2 ninde nande papa ni mu kwa 3 ariko nyine nakigira umusazi ukatubishya mu kwa 2 swapu ziragwira nata mubyara bwa 2 muri sinde mama n'undi mama uri cawe okay tutarayishyiraho wowe na Mutabazi ndumva nashyiraho izo musa ngiye ukuntu mba numva zambwira ne mujya gahunda mbashakira yego shanza ariko ngiye nkunda dutariki sinkunda oya magambo wapi njya nkunda kubikubonaho gucyagiye nyine mbibona nese nkunda itariki ikindi nkunda amasura amasura arababaza iyo bashedinga arababaza nkunda gushyira ibintu biri meaningful ese bwizukura abantu birababaza gushyira tatuwaje birababaza ariko se waragiye kugisa urumva babobara ntago bibabaza nk'igise n'urushinge nyarushinge nagashinge gato nyine ariko rugurushinge rwo kwa muganga oya nagara rwo kwa muganga nakandi nyine bagiye gutya nyine ko ujya kubabara bugeze none se ntago ngiye byambabaje cyane bakoze nk'iminota 30 ntago byari bibabaje abantu barakabye nese nkubaza ahantu hababaza na ahantu hari inyama yoroshye kandi harakomeye ahantu izuba rigera se urumva hababara cyane kireka nkaha horoshye ahangaha bari babura umutsi bakagutera hano uraryana Rosette y'ingwaza ngena sibyo nejeje bundi amaboko yariyongeye kunje ndore imiti yewe ntayo bajya bapfa kubona kwera ufite warubokopi warubokopi ngewe akamubaze iyo bari gutera tatu ese hari umuti bashyiramo bawushyiramo nyine ako kanya bari kuyitera ntago mbizi sinarebaga ko bawushyiramo kuva ubu ni uko batobora baba bari gushyiramo n'umuti kugira bisi cyane ubwo narigize ngo bayishyiraho none nyuma ukazasubirayo bakagira ibindi bashyiraho bashyira agasashe iyo ugakuyeho igihe kitaragera inkovu iziza nyine ishishuka ariko ugakumishijeho ivaho nyine ari agatsatso nk'aka ngaka ndahera wakamaranye igihe kingana gute bambwiye iminsi 2 asante none ukuntu gasa komeza witukurire Igo karatukuye karamwasa ariko ashani ngewe tuzumareye nabi pe biri serious ko nanjye nireba nkumva ubwo urangije no kubera kuba mu nzu kandi okeje byuka uyanika nko kuzuba base inaha bizuba ryinshi cyane gake ubugesera ngo kandi umva nzana umwana ku kazuba k'iminota nk'itanu subira mu sinzi no hanze ubu ngubu ningira ikibazo murambazwa uritetesha n'ubiki n'umuvuka se nubwo se numva ubundi ko nasaze none buyaga burundu urabwikirusaga habaze ibisi imvura yifata ikagwa nka mu gitondo yaguye yari cyane itihita ishaka kongera kugwa kandi iyo uguye gutyo ni byiza kujya hanze bukamera nyamaze iminsi mbunyagize kereka nkubwiye none bwarapayutse nakubonye Jimo yemereye nabi we Jimo byatangiye rero bambwira ngo ni nkore swati ukumubona nicaye aha ni nka hano da naramanukaga nagira hagati no hagati atari n'ahantu nicaye ntanumva mfite ibintu bimeze nk'ibifera beto mo hano uriremereye bikanga ariko ubu cini yawe urenze yego gahera nanjye nzaza ariko vuba we uzaza ni tuzakora challenge y'iminsi 30 tujye ku biro niturangiza turebe ibiro dufite dukora iminsi 30 turebe ko nzahita mbicyuki nanjye mfite nifitiye ubwoba ufite ihe nimero ko numva wihamagara cyane ngo yifitiye ubwoba kabisa ubwuki mfite nukuri none ikintu kirenze abantu bajya bonsa ngo bagacika imisatsi nukuri ntago njya ngicika nanjye sinzi impamvu ngicika
abantu benshi bagira ibyo bibazo nanjye nonsa ntabwo yacikaga nabonye Shakira mbona bihita Ibigira. hano hose abanyarwanda yashizeho bafite kabisa uruhara kubera konsa niyo mpamvu konsa hari abantu biba bica bigiye imisatsi rero kabisa nahita nogosha Nanjye mbaye ntabwo- nzi ko ngiye gutangira urwo rugendo najya muri maternete nakuyeho oya ahubwo ubaye Wowe uzi se ko kuko- ariko bigenda wenda wakogosha ariko ntabwo ari kuri buri muntu wese nyine nabibona ko itangiye gucika Cyangwa- nonkeje cyangwa se bonsa nk'uko ngwino afite umusatsi niko baba bameze oya baba Niba banasutse wasuka. yahambura akabona kahoda none se umwana arawukurura ntabwo mbizi iyo fenomene abantu babizi ngeze ko batubwira. nakutse amenyo kubera kunza ngaho Rose nawe reka. yameze Ntabwo ryari mbeshya. se kandi ntabwo mbeshya njye naba Afite gusa ibihaha. ufite ibihago ngaho Biri hasi ibyo ni no iryo hejuru. konsa oya urumva amenyo yanjye yarabuze mbaza muganga nose ko ntabwo ndya amabombo sindya amashokora n'amabiswi narayahagaritse ibintu byose biryohera bikamfata ku rurimi ntabwo nabiryaga mbaza muganga ni ukubera iki njye rero nonsaga abana babiri kandi mbonsa amezi 6 nyine non stop ku buryo ubuzima bwanjye nabugabanaga n'abana babiri amemta urabona ukuntu abantu babyaye impanga ntabwo bajya bagabanya ubuzima n'abana 100% njye rero nibyo nakoze rero proteine zanjye zigomba kuntunga zose mu bana noneho calcium zikomeza amenyo ziragenda zirashira burundu amenyo yanjye akazazana jegajega ariko oya iwacu dufite karande yo gukuka amenyo Josette yarayakutse Germaine yarakutse papa yarayakutse mama yarayakutse ubwo se si karande no usigaye wewe warayazirikije hari ibintu biba muri famiye cyakora amenyo oya amenyo ni karande turabigira amenyo ye baba we mama menga nzima ariko nagajya arwara amenyo njye na Germaine turwara amenyo na mama iyo Germaine avuye mbanze Germaine afite ibihanga hano hose n'amenyo agira na mama kandi nanjye kandi ubu byaratangiye nabiri bakuriye icyarimwe aha bakoze root canal raferinga yarambabaje akatsindwa bahita barikura aha ngaha nsanga irihingi cyane ryarabuze babe bararikura kubera konsa ndashaka gusubirayo ngo bagire icyo bamufasha hano hirya hirya ngirya n'ubundi aha hirya n'ubundi nsigaye njya mu Mbadasasi uzagende ari kwikira amenyo arababaza yahita yongera agakora root canal kandi root canal narongeye ndayitinya kubera iraferinga ari byo bivamo nyine bica umutsi wo hasi utuma nta kintu na kimwe wumva iyo rero bawishe ugaferinga ubu ritunze urakubaba nk'umutako mu kanwa kugira ngo ritavamo iyo byaferinze rero n'ubundi amenyo ya hano nta mumaro akenshi aba afite iyo bishoboye yakuzamo kugira ngo yadabone uko ese kubera iki abantu bageze imyaka ngo hagati ya 45 na 50 ni byiza ko bagenda bakakuramo iterisi nuko ngo bibateza ibibazo kubera ateza embouteillage yitwa kanseri njyewe abantu bose simbizi niba ari ubusirimu ariko abantu bose barambwira ngo ni ubusirimu bamaze kugira udufaranga bayikuramo bakayinoboramo itarwaye kabisa kuko abantu benshi bakunda kurwara kanseri bakuze inkondo y'umuro kandi itarimo nta kibazo bagira ntabwo yirwara kandi iyo bajyaga batubwira ngo kwikingiza inkondo y'umuro aho uri kuboneza urubyaro ni imitwe babaga bari kutubeshya kugira ngo bagire n'abandi bana babivugaga ngo bari kubaboneza shane mba bararimboneje ubwo nyine nzababyara mpaka none se ntabwo umuntu aba afite ubwoba ukajya kwitacaho kubikuramo iterisi oya barakubaga nyine bisanzwe nk'uwabyaye bakayikuramo ubwo ntuzongera kujya mu mihango oya ntabwo ziterwa iza kubera iterisi umuntu utagira iterisi ajya mu mihango tinyuma ese be ni abantu uzi bakuyemo iterisi bajya mu mihango oya icyo utakora ni ukubyara mwana njyewe rero kamubwire nari nzi ko umuntu utagira iterisi atajya mu mihango oya ajyamo rwose kahoda none se iterisi kamigusobanura iterisi ijya reba cya kintu kimeze gutya twese
urakiwe si kimeze gutyo nari ngiye gushamikiramo Dashema ashyize umutaka hasi agiye kubivuga. ngiye gushamikiramo gisa gutya kigenda kigiye gutya gutya ujye uvuga uko gikora iyi ni imiyo ndacyabyuka Reka mbibone. ni ovaries sibyo bikore ngwino noneho twigisha iterisi birimo hano ubwo bigenda. Impamvu ya iterisi kuyukuyemo ujya mu mihango. Iterisi igira umumaro mu muntu ari uko atwite. Donc yakira umwana ikamurira. Niho umwana aba ari. Noneho niho placenta ikikiza. Noneho rero impamvu ujya mu mihango n'ubundi Azate nabikubwira cyane yambonye mbyara bakora iterisi bayisubiza akandi ibintu wambwiye nawe urambeshya urumva rero iyi terisi n'ubundi umuntu yari iri mu mihango iterisi nta kamaro bimufitiye kubera yuko iba yiteguye gufata umwana rigashya ryamara gushya rikabura uwo rihura naryo ngo rikore umuntu rijya muri terisi hanyuma rijyashya rikasohoka nk'umwanda rigasohoka y'imihango rero iryo gi nta hantu riri buhurire na terisi rigira umumaro kuri terisi ari uko riba yigiriye gukora umwana nta hantu riba rihuriye na terisi rero noneho impamvu imihango ibaho ni uko ari igi riba ryahishije rimeze gutya ritegereje twatondegera ngo yaritegereje akantu kaza nkambira noneho umuntu witwa Bruce Melody ngo yarapfudu ngo tuba ari twinshi ariko yarabanikiriye ariruka ibiganiro ariko bigiye kugusaza ahita ava muri itahi wacu ntabwo igitangaza aragukoze muri iyi minsi ariko nkorera ibiganiro akora ibiganiro byiza byatari uri kumva noneho igategereza bigaheba kikatagishwanyuka kikisohokera ni kwa kundi ubiyimba kugira ngo ugaturika cyangwa ukabivuga kubera ko hari n'igihe bitazi niyo mpamvu umuntu aho nyumvira nari ngiye kukwereka bya bindi yego rata wamubeshye reka nkubwire ngo njyewe sinzi ntabwo nzi ko hari igihe nagira nyine ibyo biceri nkagira uwo mutima ariko se hano baba bagize ikabona iki kintu rero bagisohoramo iki rero zikavuga akantu kavamo wagira ngo ni akabaro natinze kubifata kubera yuko ibintu byose warangiza ngo warangiza ngo ukuntu hameze no kuri terisi niko haba hameze n'ibisebe bisa abanye ukuntu niyo mpamvu njye uzi babitekamo amagi nako babitekamo umureti ubona kuri terisi uhageze yegora ese wamuganye ko ari kumwereka video ngo tubitekemo umureti bya bintu reka mubwire dutinya shawu ubundi utwo tuntu twe kuvuga ngo twitwi mwitekereza ko batarari kumva muri mikoro ko ari two kwa muganga so twabirebaga ariko abana nk'izi video nuko bitakunda hari abantu baba bafite imitima yoroshye ngo bazirebe batabasha kuzireba ntabwo ayibona ushatse kumuhemukira wayimwereka ya fainting uzi ko hari nk'umwana ushobora kuba amenyera nk'umubyeyi we sibyo wakamwoherereza nahita mwandikira ngo Imana igumugishe Yezu mwiza shame wavugome ni ukuri ko kamuha ubundi nzi neza ko hari umuntu wahinduka akongera akihindura nakubwira ni hejuru y'ibi bintu bankoreye ngo wigeze ubona mpinga nanamuteruza n'ibase ntibibaho kuko uzi si ikintu kiba giteye nanjye rero naritonze no koga ibirenge ndicara ntabwo singikina abantu mwese mwabazwe ntabwo barababaze ntabwo babasatuye barababaze barakatagura biba ari inyama n'amaraso noneho ukuntu amaraso cyakora ni amaraso nyine afata ikintu akagitubura uziko kireba ukumva nyine usheshe urumeze nyine kuko ari amaraso hari hano ni hanini
uzi ari nk'igisebe kitarimo amaraso ushobora kutagira ubwoba cyane ariko kubera amaraso nyine n'ukuntu abazamuka n'ukuntu babisimuka narabaza ukuntu barangije gukora ibyo by'umwana bakamutandukanya nawe bakongera bagakoramo bakazana eterisi babazi abaganga Imana ijya ibaha ubuzima n'ubumenyi burenze ubwo mufite kuko ni ukuri bakora ibintu biteye ubwoba none ukuntu baba bari focus n'igitangaza pe n'igitangaza ngaho nyumvira rwose usarajwe ko barashaka kongera kunsetsa y'ukuntu impano yawe ikurembuza ndashimira abantu bo kwa Kecapu bareba ibiganiro n'amafilime ni ukuri kw'Imana mu bahantu heza muhagume ariko uyu mwaka ugomba kurangira kuri Jotins no kwa Kecapu dufite ibihumbi 100 kuri kwima insha Allah Imana ibashobozi baho umutima wo kumva ko mugiye kudukorera ibintu aba tuzapompinga abantu bashaka ko biganzi bazaza gukira mugire vuba twuzuza ibihumbi 100 zaza mufite ibihumbi 90 ubu mugeze bingahe 70 na bingahe wapi bisi birenga hora ntago mbizi na telefone mfite 7 2 20 warasaze urumva ibihumbi nka 50 ariko n'abariho n'ukuri kw'Imana bari benshi rero mugerageze biyongere kurushaho asaga neza n'ingazima ni telefone afite akarwara ko kwihamagara muri iyi minota depression ganagari imumereye nabi agena Imana jabereke imasi nguyu ariko shaka kubyina 7,200 baje kabese ingazima yaje mumwakire muhaguruke mwakire bingazima araje utambajije uko ntitwa umbaze imyirondoro yawe ubu mugiye kubaza tumirwa wacu mushyashya umukobwa wakinnye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye umudamu uherutse kwibaruka umwana mwiza cyane kuba wibarutse umwana mwiza cyane kwivuga ngo ni umugore wawe urakoze nitwa Mpinganzima Joseline ndi umubyeyi w'abana 2 nicyo ushaka ngo byarangiye b'abakobwa beza Imana yampaye murakoze n'umugabo umwe ako kantu karanziza kandi abantu benshi kabamo ngo ndi umubyeyi w'abana 2 cyangwa se 3 n'umugabo umwe kuvuga 4 ni 4 igitara kiri ku ndobo wasakijombe ukibona mujomba ukibona wagira Yes sir. Abantu bari bakumbuye Mpinganzima Mumerayike mu muhe twatuntu kugira ngo anaze. Mpinganzima arasabwa byinshi n'ibifaranga byinshi. Ariko sene ya mbere nakwemereye ko nzayikora ku episode sene. Episode. Abari minota 20. Nta kibazo. Minota 20 ntaribi. Ariko wasanga nzayikina yose. Byaza umusaruro uramuzi. Oya we ni episode imwe. Ni pashe. Uri kumva? Ni episode imwe. Ibifite iminota 20. Uri kumva? Ariko ibintu babirimo. Biba ari ibindi bintu benshi cyane. Pasiya. Ariko ishemana kiko gisanga karakana. Nambonye bya bintu ajya atangamo komande kuri moto ko babizanye. Ukuntu moto ibizana. Yego. Thank you. Biri no kwaka. Muri kwibona? Gahoda. Harimo amashanyarazi. Ntabwo zigumana. Oya se. Bano muri ntazigumana. Twibukirana ko Mpinganzima. Mpinganzi. Na shokora. Uzari undimo shokora mereza. Reka ngugira Kandi bashokora ntitubizanyeho mereza. Ntayo naguhaye. Mi ntayo wampaye. Ni igitangaza. Kuvugira hejuru. Bashimane gumugisha. Nukurume. Pa. Asante. No ese ndabiguhaye. Terino no corona. Na koma sena no. Congratulations Minga Nkunda.
biri kwaka mwana ngo kureba YouTube video zawe na ngwino ngo nkunda kureba YouTube video zawe na ngwino. You seems like lovely people. May God bless you. Amen. Daughters and whole family, may you all be covered by God. mukara kugira ngo bibone biravutse Favor and protection always from subscriber with lots of love. Yayo. ninde se Ntabwo yabishyizeho. pa Ntabwo wabishyizeho. Nta kintu ababizi. Ntabwo akunze kuba hari patience. Rahira ko imvura itagiye kutunyagira. Chonda se kutamureba. Odhaye. Imana igumugisha. Yo nyagasani we. Ibi bintu byafasha mwana. Biraka none ntaho mbijyana. Ntabwo bitanga. Ndumva ndishimye pe ntabwo Wabaye ikintu nawe nawe. natakubeshya. Wabaye ikintu Ambakire duhaguruka kunyara. Wabaye turakwenda gufata indabo. Fasha. ndagutisha. Fasha mubari nge mu foto. Ruratizagije. Love. I love you. Ariko se umwana wawe ko mbona ari bugiye Fasha ujya ushyiramo ikimenyetso gutanga Ngomba gukora indabo. ikiganiro wunamye. Kubera cyo haye umwagazi indabo. Baranyanze se nakoze iki? Njyewe se ko nabyaye wakoze iki? Ngiye kubura ngo ndakagome. Ku itariki 8 z'ukwa gatatu. Nani z'ukwa gatatu. Umunsi n'eshanu. Ça fait 3 jours. Nzakoherereza baji. Igo. Ubivuga ubisubiyemo. Abantu bo kwa Kecapu mu byumbe nzarya baji. Nzazikuzanira. Undi nyashokora. Rose ni izina ry'Imana ishobora byose. Mwagoke tuve mu bujiji. Rose izi shoko nahita nkwica umusubizana hano. Yavuze ngo n'ubundi mpita nzisubirana. Ngaho rero none sindabo tujya Yarabyanze. arabyanze kumfasha we. Zaragufasha. Ngako none ibibazo biravutse Kigali. Noneho yati. Fasha uzko hahamutse. Nta kintu uba mwana se urazisubije ubu ngubu abantu ntabwo bazibona. Ni igitangaza. Fasha uzi ko nsekeje. Iyi twacuje indabyo. Fasha abana uziko nze kuzifata bya museriye. Ko ngo tita tuzisubiza ari muzigumana. None bagukamera utakujya babyerekane ko Waya kugera mu rugo. Ko nazajyaye. Kujya ugati da. fata amatuta aherera. Urashyira amavaze yawe kugira ngo ubone yuko Wazishwanya. Nasishwanyu. Akomana. Ntabwo ibi bintu. Ntabwo wahahamuka gutya. Ubyemera. Ikintu hose ndagikunze cyakora. Kigali wishe. Ugikorera abandi. nyimaranye n'iminsi. Yabimbye ejo bundi njyayo. Ukirarana. Utumerezaho amafaranga makeya. Uze gusara. Niyo mpamvu cyashara. Mbaje kumuhumuramo. Yego kiguhumuramo pa. Ngaho mbabara. Widushe ya Kigali. Ndimo. Muri gahunda. Kwirire Tuzambara amabubu mapa. Dejime iterisere. Nawe hoya. Henikeni cya mitsingi. Mutsingi. Bo. Hari ahantu. Ngaho dukomeze. No, kumeza utese. Shandishimye. Ntabwo naherukaga indabo. Naziherukaga mbyara. Urumva umere utukuga mu ngoherere. Imbere yayo. Ibi ni njyewe wabiteganyije. Yo ntabwo ari wowe Keca. Ntabwo ari wowe. Ntabwo ari wowe. Ese ngo byiyitirire babarira. Reka bazebitinga uri kwemera ko ari ibyanjye. Reka wemere ko ari ibyanjye. Ngogaki. Ahubwo mva mubwire. Mu ndirimbo yandirimbo.
ya yindi y'abantu babyaye tuje kuvuza impinga avuga tuje kuvuza impinga umwana wibarutse cunda kuyini umushyitsi washatugana abantu muzi kuririmba ako kantu konyine reka mbigisha kandi ririmba nka dore imbogo wa mutsingizi ririmba nka dore imbogo dore imboga hari indirimbo yasohoye haribwo hari clip namubonyemo yambaye umukenyero oya hari indirimbo namubonyemo yambaye umukenyero oya hari indirimbo yasohoye ya danje anada banga anada abanyarwanda bati hoyehe urubyiruko tuti hoyehe abasore bati hoyehe abaminisitiri bati hoyehe nayindi none dushaka gutora nayindi tubabarire kabiri gataparapuye nta yindi nawe dushaka gutora oye mana yanjye yego bwarayaze simukadi iba yashyushye izi ndabo ziri kwaka ikibazo ni uko mutari kubibona abantu bose mujya kuri snapchat ndaza kuzifotora nijoro ngaho ntahiye niba bazijimije ntabwo zishiramo umuriro ngo niho ntabwo zishiramo umuriro okay ntabwo zishirira ngo ampure nijoro kuri snap araba hahiye bari kwa ndabakubita ati icyayi bari kumva zizi ndabo yakosha ndashaka mbabwire ndashaka kujya kuri private story ya Brian ajya numva namwandikira yagushyizeho yashaka yagushyizeho yawe ndamukura heza bimubwire tuze kugakata tugakwirakwiza hano Brian wakize kuri private story kugakata anshyira kuri private story ye ngo haba hari iti za dani yego haba hari iti nawe arabyivugira private story haba hari iti ntose n'ibikomeye ubwo turayikoze kandi ikomeye ibya Brian birya barambije arambiwe bitahiye umva nkubwira wumvishe dore imboga akaririmbo yasohoye oya ntabwo nakumvise abanyarwanda bati oyehe abasena bati oyehe abaminisitiri bati oyehe hari indirimbo rero namubonyemo muri clip yambaye umukenyero umuhungu akajya amera nk'aho ari kumuvugira akirebera abari hariya abanyarwanda bati hoyehe urubyiruko tuti hoyehe abasena bati hoyehe abaminisita bati hoyehe nayindi none dushaka gutora nayindi none dukwiye gutora usibye none Paul Kagame yego sha wayumvishe ayiwe baraki oya iyo y'umukenyero niyo nzi ubu iyo umukenyero suyizi no ukuntu bari kwakitinga niba uyu ari umuhungu bari kurebana nk'abo bakabaye barebana yirebera hariya baba bahagaze yajya kumufata dore n'uyu nguyu neza dore imbogore bantu agashobora uzi ko ndi mu kiganiro niba umuntu wese ari hano kamera iri hano uwo bicaranye ari ahangaha akahita areba hano ukamubaza areba hano no mu ndirimbo nubwo byari bimeze umusore nta kumureba abanyarwanda bati kandi harimo akajwi ke muri iriya ndirimbo iriya rero iriya ndirimbo ese n'indirimbo bafitanye na Joyce Joyce mon bébé karame nizisha nakuze ntabwo nyizi Joyce mon bébé karame utavuga se ahita amubwira ngo kutavuga se ni indirimbo cyangwa kuri YouTube cyangwa
TikTok. YouTube rero wabahashobeka za danje show za danje General Benda andikamo DJ General Benda Yenemeye kumubera manager ngo tutazeranye tugicoge icyongereza acoge icyongereza look the outfit we mwabonye ubukwe bw'ingagari cyakora kirama uratwemeje look at outfit nambaye inkweto yo muri Italy kandi urabyumva ku mbaraga none abafite neje nizo nkeneye muri 24 video itangira afite imbaraga kugeza irangiye kabisa kandi iriya bagenda icyangugu hari mu rukerera ariko yari afite imbaraga nkaho kabisa ariko kiryama ako wamugana tuzete muri iki kiganiro abayujuje thumbnail gusa ubundi abaseka gusa ntayi ese bimeze gutya social media ntayo nzi ngira ngo niyo barara abantu umuntu uzajya uguha ibyishimo General Ben niyo barara abantu ntabwo nabimenye batabimbwiye nabyo namenye babishije kabisa ni ndabondera hari umuntu noneho hari cano nk'ijana hari n'abantu banzi nko mu biryogo bacuruzaga amakanga kera kubona nkabona afunguye cano afite abantu 500 hamaze nk'imyaka 2 baduhereza vlog mu bagana nk'abo babyeyi sha murabona ko abanyarwanda bati oye he minisita bati oye he ako bizaririmbe urana batari kuturyana amafaranga hari abantu bavuze ngo bazangorera ngo indirimbo iyo muri iriya filime yanjye kajye nawe tuzaririmbe nzabekinga inyuma ndi kuririmba ariko cyangwa tuzakora clip yayo akasubwanya yivanga gute muri filime najye nivangamo oya bajya bayivanga gute muri oya filime tuzakora indirimbo tuyi-uploading ukwayo noneho tujye tuyikoresha no muri filime wenda filime kwandikwa uzakitinga muva mu mvura ngwiye ngenda baramusabiye njye baransabye kwa ntuza kwa Kecapu muva mu mvura noneho utangiye kubona umukobwa mufasha nyine ziraremereye kandi narabazwe ziragufasha ntegereje ko bankinze ejo bundi abashaka abanyarwanda bane uyu mwana ameze neza abaye wakangaye wa kane ikindi gipupe kingana gutya mfite cy'umweru ariko sinakibonye cya gihe ukora pasi wakinzaniye gutya live direct akabwira ngo shitem David ngo naguze indaya ako kanakoze ngo tukajya tubyina ngo gahunda yanjye ikajya ikora anyicaraho ukunda gukora gahunda bakajya mbwira ngo shitem ntabwo kazi zabura akazi bakamukumvisha nabunze kwambara mbabwiye ko ngewe mutamamaga ngo mubwiye ngo Kigali hahiye Shilanzu umugore w'umuzungukazi umuzungukazi ndamuganye ma friend je suis ici donc pour danser pas droit pourquoi tu me non je suis fatigué non viens ma chérie viens yara waisa direct turabina isuro kuziye isuro kumweje gusherana none warukuntu aba yambaye wari mu bushari arimo aravuga ibyo muri bibiliya ariko n'abayaka noneho karuvati y'ibigera hano ibi byinjye sha wajya ni ikinuzi noneho ko najya ngo ntarirye n'ibyo ngibyo mbiba mushaka ko menya nzasimbiza kwa manibu niho hantu niho hantu kwa Kecapu se ndahareba nkaharangira
ngo kwa ngatukana Manibu wajyayo cyakora kandi buri munsi haba hari ikiganiro cyaba ari abantu reka nkubwiye yafashe imitima ya benshi nanjye ni nende manibu yego uzuje kuvuga ibintu bisetse bidasetsa ubwo rero ndabohereza yewe na mpinga iyo uvuze ibidasetsa urireba ariko ejo bundi nabonye kanyombya ngo inzu ngo niba harya hejuru ni gute niba batarayisakaye ngo ikaba yaraguye mba ari ukugwa niba ari amabati yavuye akaguru kwa kanyombya nkace nk'aba babwiye ko mpazi iwe aho avuga ngo afite inzu mwaretse nk'ababwire se nyabikenya ndahaze cyane kwa kanyombya cyane nagiye kubona ngo akabaza uwo mugabo ngo none ngo mwanwerere amarangi y'ibikoma ngo mbona aramwamena ibikoma yego ngo n'umwana ngo wagifashe ngo arakinaga ni kureba kampure zidasaza my god nayo nyine niyo mpamvu ndi gucungacunga ariko umunsi w'abagore nzaguha komande imwe kandi izabisa neza njyewe mu mama tuzakorana nakore kamucuce katazabimenya kandi yabyumvisha cyaturukuremo mushaka mu kintu ko atuyizi se okay naraga bizi ko uwo munsi uzaba ari uwo ngo umunsi usanzwe wizihiza umunsi w'abagore njye niwo munsi wanjye oya tureke ibyo kuvuga kuri umugore uwo munsi ni wo munsi wanjye njye rero nta nawizihiza ntabikora kuko abagore bubaho kuri iyi nshuro ubwo warabibonye noneho ariko ku munsi w'abagore w'umwaka ugomba kuzirema kugaragarizwa ko ndi umugore koko sawa nyine harya ngo ni hehe ni ku gisimenti shelando ni ukuri mba numva nanjye ari byiza kubyizihiza Kampala ase pasha ujya ugurisha uturabo kamwe yego kakadekora neza kamwe si bwo se nk'iry'ibiri n'iry'itatu kubera kabiri urabe 500 ku munsi w'abagore rero uzama package y'indabo nyinshi ako kamwe uzazitanga bizaba ari uburyohe uzambwiye ngo werekeze mube hafi njye ngutoraguriza nk'abagenzi ariko bazansubiza nzisubize pasha nabi ko n'ubundi arazisubiza ahantu hose nibyo byabaye si byiza ntabwo ari byiza ariko umunsi w'abagore turawiteguye amarira yo kuzarira wowe mudutungura bagabo beza bagabo beza dufatanyije kurera ni ukuri kw'Imana ryaseta twagiyeho muzarizirikane burya twarabazwe uko twicaye twese twarabazwe muzazirikane amajoro turara muzazirikane za moko zabaye ibisebe muzirikane ukuntu twanyanyombaga tutabasha no gukurura esikariye mutekereze ukuntu twari utumisi twabyibushye mutekereze amabere ukuntu yabaye n'ukuntu mwadushatse ntitukiryama mutekereze neza uburyo umugongo wagudutse ntitukibuka inda kubera amabere ntiyakandika n'inda noneho amabere aba ameze gutya ubika inda agutanga imbere akubwira ati we egerayo wibyiga uba uryamye gutya kandi kaba kari mu kirere nk'aho baguteze baro akavidewo nari naryamye yashyize akabindi inyuma urakazi nako ngako nuko tuba tujyanye hata tansiyo we utandika mutekereze neza uburyo imisatsi yapfutse ni ukuri yarashize kubera konsa ese ko utumye numva nariramo uzarire ku munsi w'itariki 8 bamaye gift nibatayimba murabyizeye se njye nibatari nzaza mbaririre ntakora ikiganiro babwira ukuntu nahombye turabiteguye nimuzadutengwe murakoze reka mubwize gushaka niba ari igitenge niba ari ikanzu njye nabakubita ngifite igitenge nk'abareba kandi ukuri kuba twarabyaye ni kimwe no kuba twagenda ni ikindi no kuba mwaturaza nko mu gahoteli ko jamuzi gusaba ntacyo nyisheje pe inkuru ya 30 ikintu bamarira
umva neza ko uzabyare impanga esheshatu bazamuhembera rimwe ariko waretse tugakora umuntu urumva itariki 8 noneho tukazaririmba iya 31 nganyumvira ntabwo byaba haracyari kare video wayisibye Njyo kwa ntababeshya Byibagiwe. itariki 8 niyo tariki nizihiza cyane kurenza izindi tariki zose ni ukuri nuko yari ari umugore rero takunda abagore cyane yego ashyigikira abagore cyane reka nanjye nziyiteho ndebe ko bishoboka ngewe ku munsi w'abagore nzabyuka mu gitondo abantu bashaka vlog bamerayika nimbona nta kintu kibaye nzitamo shaka mbyuke nitekere crepe siveho nshyiraho amandazi aveho umureti aveho icyayi biveho ubiteho primunsi biveho akawayi nitemo nambaye neza niteye make-up natamubwiye ngo mfite amashari Asa nakuntu twasubukura gahunda iri mu 18 tukajya kuri tariki 8. why not Ingengo y'abantu bane. why not why not ariko nta kibazo nta rubazo bazanamo don't worry ariko nzaza nambaye nk'ababyeyi ari njye nani nduzabiheka umwana agahuye birashoboka ko none se umwana tuzamuheka gute ngo mbugeneze oya tuzakoresha ya porte bebe ngo mfite agahuye mu mutwe niko ketchup mbwiye nishaka zajya shirando biteza mubwi ngo shira ubyibashiri uriya mupapa wazabagura nawe naseka gusa nkamureba arimo aravuga cyane ashobora kuvuga ibishego nkiruka ntabwo yamukoresha no ikiganiro ntabwo cyazabaho ntabwo cyagaragara ntabwo yaseka gusa seminga ko yatukuye mu isura ni ibinyungute oya n'uyu nguyu wabiteye surprise minga nzima reka nkubwire urasa neza asante ababyeyi benshi bari muri gahunda nk'iyo urimo hari ukuntu uba usanga bambaye ibipira bya poromosiyo ukumva nanjye nakuyemo imipira noya ibipira bya poromosiyo hariho amasherikani kuko atava mu rugo ngo n'umuntu wese wamubona ngo yabyumva ko ari ibyo ngibyo arimo oya ngewe ntabwo ari uko mbyumva biranagaragara ko atari kubyumva pe njye mvuga ibintu njya nkora ariko ari igihe ngira gutya ibitotsi bikanica nkashiduka noze nka 12:00 ntabwo mbeshya waga nka 12:00 ariko buriya mu bintu byiza bibaho byiza kugira ngo utange ubuzima bwiza ni ukuba wihereye ubyutse mu gitondo koga n'ubwo ufite ibitotsi n'ubwo ufite ibiki byose ugakaraba ukoza umwana wakarabye ukanywa igikoma wakarabye ibintu byose nyine uba wumva utanga ibintu nawe ufite n'uwo mwana uba wumva umukunze arabikurinda n'utundi tugahunda twinshi n'utunebwe n'udutotsi n'uduke twose iyo tuje dukurikira isuku turabitwikira bya bindi byose ni byiza rero ko mu gitondo cya kare nta kindi urakora utitaye ku bitotsi ukuntu waraye utitaye ku nzara waramukanye utitaye no ku bitotsi n'ibunebwe byose wakagombye kubanza koga niba ari ukunda agafreshere kanagaho niba ari ukunda tuvuge wenda kuvanamo igitambaro sibye ngiye kubyo ntajya mbikora nanjye nkoraho ukabikuraho niba ari akameka ugakubitaho niba ari agasuku ukora niba ari surveillance y'abantu bo mu rugo ukora ukabikora byose wumva umwana agiye gukanguka reka dusoze inkuru y'abahungu ibi nibyo mwita kubita ku munani mwamara ibintu wajyana umuntu muri mideni yezu uzi ukuntu njyewe ntabwo njya mbimenyera iyo amashereka yikoze amarere yikoze ntabwo mbimenyera mba numva bimbabaza n'umutuku oya turi no gusoza dusoza tugana ku musozo mwiteho noneho hari abantu baje kundeba ngo uwasize n'inzara uzi ko bya bintu biba bikaze uba ufite fureshe zingana gutyo none se kubyara no gucupira bihuriye
yego sindi bwisiga ka makeup kubera ko wenda n'ibihe ndimo mpita mbona navuvutse ariko njye nzajya kwisiga ko muri gahunda mfite no kwiga kumenya gukora makeup gusuka guteka neza ibyo ngibyo uzajya ubitwereka mu gihe utangiye kwiga ine biningi ine sese wayi inde biningi Hariya gukumbura to mwajya gukumbura nkiyongeza Kecapu ajya anyandikira mu ijoro meze nk'akabandi ngo uwo musore ukwandikira ngo saa sita z'ijoro witwaramo ngo niba ari umujura hari undi ujya uhamagara sheri wanjye saa 11 witwa aramu ntabwo mukunda cyane kucyamuhaye nimero ye aramu nyine yandikira sheri wanjye uzamumenya saa 11 walaye wakibaru ndetse Kecapu bashaka pagarya migara sasa mwakoze kudukurikira tugarage ko naje kubasamira iki kiganiro rero njye gushimira abantu mu buryo butandukanye Josette nukuza samwe abanaseka gusa turashimira Josette wasetse mu kiganiro nari anuga mbere muri se gutyo batari nawe turashimira ngwino ndebe urumva nago njye nawe baganira n'ibintu bya hehe no mu modoka twabura gukira naki none ngera Kecapu turashyushyura noneho Kecapu bitari shabu ntabwo aba shabu iyo shabu aba shabu rero ngewe niyo mpamvu ka Kecapu kanyikundira ntumavuga ibigambo Kecapu anyandikira akajambo kamwe bikaba birarangiye mutakunyigira imfura mutakumwinda mawe kine cyane muzuba mubamo ukwezi mubamo umutaka n'ubutaka ariko se mwana we so nuko dusoje ikiganiro mu mutaka rumva dushimiye ngwino waje mu kiganiro cyacu agaseka akaba thumbnail ubu ni ukugira ngo jo abajo buzure njye magara jo tuzi muri uyu mwanya yego ahagarariye abajo ndeba twatura mutumuntu bamukorere ku ifoto ibintu byose tuba tuvuga ntabyazi ntabwo yega mwebwe muhorana telefone mu ntoki donc oya apana mu ntoki asage nyine mwebwe social media murayimetiriza ku buryo nyine uturiri twose mwatumanutse iyo kibuza channel yose umwaka wose ataritaba ibaza ko Kigali yahiye mpinga akaba ari ukampamagara ibyagenze hashize n'amasaha yari yiryamiye w'abantu nta kintu mbazi ni izina nta kintu mbazi simbize rero ntabwo twabikurenganyiriza uwo ni wowe uwo ni we ngwino noneho niba mvuga ngo ngwingwi ujye umenya ko mvuze ngwino cyangwa genda iriye ngo ngenda ndebesha ngo niba ari genda ndebe niba ari genda ndebe kwisi ibindi bintu byose babikora ariko kumbwira izina ryanjye nabi ku bushake kandi ntabwo kuvuga ngwino ndebe bigoye nta muntu inshuti yanjye nyita ngwingwiri ngwingwiri kahore umeze nk'abantu bo muri filime ba imisatsi iba yagiye guca kuri novela uransi irasohoka iriruka imudukane na shayini tuyere icyo nzi ni uko iki kiganiro tuzarangira imbere ya so uwo ngo tumushimiye ku giti Kecapu wansuye ntabwo uri muri groupe ya babihemo natabeye nayivuyemo kera rero bavuyemo kino gipupu nagisane oya niba bura guterura igipupu kokonye niyo mpamvu ntabwo waye ngo kigushyushye oya mitsutsi ajya avuga ngo hozemo bidashyushye noneho ndasuragura oya noneho aharaye ubu ngubu kuba wamusinzi babwira ngo iki ngwiki
akunyi nayuze oya kora subscribe kunyi kandi niyo kuri Afrimax ko kunyi ariko umubwira ngo barago ngo bagonganye ngo ngo iki bande so nshimiye Mpinga&NGWINO waduhaye umwanya we agasika kabembe karyamye akaza tukayavuga imvura shanga ntayanga nakanga kuryama nkunde ikigikira abavandimwe kandi wakoze nawe uri umumama mwiza komeze witeho urasa neza nayo ndi kukwenzaho ndi kukubwira ngo ufite agahuyu yego nakombe numvaga karimo kubera ko ntabwo njye mbirekura sinjya nanavana n'igitambaro ugize imana wawe ugafite usagura agahuyu ntaba nujura ariko ntabwo ujya ubona wa muntu ugira abantu inama ugasanga wisiga ibiparufe buri munsi uri umuntu w'umugabo ugomba no kunuka nk'agahuyu wasohoka waca bakavuga ngo umugabo arahise umugabo nunuka ndanyumvira umugabo nunuka nk'agahuyu ukanuka nk'agahuyu urisiga niveya uyu munsi ejo ukisiga ibindi bintu nazi cishamo nka kabiri ntuwoge usohoke uca bavuga ngo umugabo aciye unuka nk'agahuyu umugabo nunuka ndanyumvira okay urasa neza no kuri kw'Imana cyane webaje ufite agataye keza n'ibizaza birusheho ntabwo utazi depression mfite mwakoze kudukurikira turabakunda mukomeze murebe ibiganiro byacu murebe filime abantu 80 nibuzura Mpinga&NGWINO azahita ku munsi 80 nzahita byoka nasese muzahita mubona Mpinga&NGWINO nabyemeye episode imwe muzamubonamo mbakuba ndi umusekirite ese ko numva wihaye rore kandi aje nyemuye nyuma ya kamera mwakoze kudukurikira murabihoda goodbye teacher